turifuza kurushaho gusa na Yesu, turifuza kumenya ikintu cyose Yesu yifuza ko tumenya, turifuza kumara umumaro wose Yesu yifuza ko tumara, turifuza gusa nawe ku kigero yatugeneye. Iyo nyota rero itera umuntu kujya mu bya Kristo ahashoboka naho bibonekera ahariho hose. Imana ishimwe cyane. Urufatiro rw'agakiza niba koko, kugira ngo tumare umwanya tubyitekereza tubyibaza, niba koko narakishijwe, atari ukubyibaza dusunitswe n'ubwoba ko hari abantu batabasha kwakira imbabazi bagiriwe n'Imana, ibyo nabyo nta kandi kaga, ariko atari ibyo ngibyo, ahubwo twipimira ku bipimo by'ijambo ry'Imana. Ntabwo nkubwira ngo shidikanya agakiza ngo wibaze ngo sinarakishijwe so mfite ubugingo buhora, usunitswe n'ubwoba. Oya, ibipimo byacu ni ijambo ry'Imana. Twipimiye ku ijambo ry'Imana, ese koko twakiriye kwa kwizera gusunikira umuntu kwihana no guhindukira? Ibipimo ni ijambo ry'Imana, si ugusunikwa n'ubwoba bwo kutamenya, kuko nabonye abantu kenshi bashidikanya imbabazi z'Imana basunikwa no kutamenya ijambo ry'Imana cyangwa no kutaryizera. N'ikinyoma cya Satani, kandi iteka Satani atubashiriza kuko ijambo ry'Imana ritagwiriye muri twebwe. Rero yamaze umwanya atubwira kureba neza urufatiro duhagazeho, niba ari urufatiro rw'agakiza. Ese koko narakijijwe? Imana ishimwe cyane. Ese kuko nakire kwizera kuzima, kuko habaho no kwizera gupfuye. Nkumva amagambo atariyo nkakira no kwizera kutariko, hanyuma nkibeshya ko nakijijwe. Ariko twamaze umwanya twibaza, ese nakire kwizera kuzima kunsunikira mu kwihana, kunsunikira mu guhindukira, ndetse rimwe na rimwe naho bibaye ngombwa restitution cyangwa gusubiza iby'abandi. Urugero, niba nakijijwe ndi umugabo naratwaye umugore w'abandi, iyo nakijijwe nsubiza umugore w'abandi, ndamusezera. Niba naribye iby'abandi ndabisubiza, abo nagomba gusaba imbabazi nkabizibasaba, nka biriya nyine Zakayo yakoze nk'uko yaduhaye urugero, aho biri ngombwa, kuko abantu biba bitagishobotse, bamwe mu twahemukiye barapfuye cyangwa bikimeze ukundi, cyangwa ibindi bintu bitagaruka. Ariko aho ari ngombwa kugarura cyangwa gusaba imbabazi, agakiza izo ntambwe zose zirimo. Ese wakiriye kwizera kuzima kwaguteye kugira agahinda ko kubabaza Imana, kwagusunikiye mu kwihana, kwagusunikiye mu guhindukira, kwagusunikiye mu kwihana imirimo ipfuye? Kandi ibyo ntabwo ari ibintu birangira, ni igikorwa gikomeza. Niyo mpamvu kwizera no kwihana birafatanye, kugeza igihe nzabona Yesu amaso ku maso, ngasa nawe tukarebana amaso ku maso. Ni ibintu bitarangira. Hari aho yavuze ngo imyaka iyo ari yose waba umaze mu gakiza, ibyo bintu bigomba kuba mu buzima bwawe, ntabwo bigomba gushiramo. Imana ishimwe cyane. Yatinze kandi kukubaka ubuzima ku rutare, ariko kumva no gushyira mu bikorwa. Umuntu ashobora kumva ariko ntashyire mu bikorwa ibyo yumvise, cyangwa ntaharanire ko byahinduka ubuzima bwe. Ndongera nasubiremo ibi byanditswe, kandi kubisubiramo kuranadukwiriye. Matayo 7:24, nongere some na Matayo 7:26. Ndakoresha Bibiliya, ijambo ry'Imana. Abana natwe gakeya ubwo babaza atase Bibiliya ijambo ry'Imana itari ijambo ry'Imana ni irihe? Ariko uyu munsi mu Kinyarwanda dufite version ebyiri z'Ikinyarwanda, Bibiliya yera na Bibiliya ijambo ry'Imana. Bafite Bibiliya ijambo ry'Imana iri soft, rimwe na rimwe bahuramo na biriya bitabo twita apokrifa, tutemera, byanditswe umwuka w'Imana atavuze, bakabisangamo. Ariko iyo wigira ijambo ry'Imana muri Bibiliya yera, ubasha gutandukanya ibitabo bitemewe, bitahumetswe n'umwuka w'Imana. Ariko Bibiliya ijambo ry'Imana y'igitabo twagize Imana iri hard copy, babidukorera ibyo ngibyo bitari mirimo. Rero Ikinyarwanda cyoroshye, ni byiza rimwe na rimwe kuzisoma zombi, bituma ijambo rirushaho kugucengera ukaryumva mu bundi buryo. Ntago rero ari indi Bibiliya y'inzaduka ku batabimenyereye. Matayo, ubutumwa bwiza mwanditswe na Matayo igice cya 7:24, haravuga ngo nuko rero umuntu wese wumva ayo magambo maze kuvuga akayakurikiza yagereranywa n'umuntu uzi ubwenge wubatse inzu ye ku rutare. Muri make itandukaniro ry'uwo ku rutare n'umucanga harimo akantu ko kuyakurikiza cyangwa se kuyakomeza cyangwa se kuyashyira mu bikorwa. Nuko rero umuntu wese wumva ayo magambo maze kuvuga akayakurikiza yagereranywa n'umuntu uzi ubwenge wubatse inzu ye ku rutare. 26 akavuga ngo naho umuntu wese wumva ayo magambo maze kuvuga ntayakurikize yagereranywa n'umuntu w'igicucu wubatse inzu ye ku musenyi. Imana itugirire imbabazi. Ikintu gitangaje nuko aba bantu yaba ubaka ku musenyi n'ubaka ku rutare bose bari mu nzu y'Imana, ariko abiriko tuvuga kuko bose barumva. Ntago ari abantu bari hanze badafite aho bahuriye n'ijambo ry'Imana. Abantu bari hanze cyane cyane ntibarimo bumva ibyo tuvuga, nta majambo y'Imana, nta jambo ry'Imana ribegereye. Ariko abangaba urabona ko bombi bari abantu bari mu nzu y'Imana, kuko bombi barahana ijambo ry'Imana rivugirwa. Ibi bintu rero biteye kwibaza, biduteye kurushaho kugira impungenge.
Imana ishimwe cyane ngo naho umuntu wese wumva nuvuga ngo yafashe umwanya wo gusa nkaho yumvise ariko ntarimo asaba ubuntu n'imbaraga byo kuyashyira mu bikorwa ngo naho umuntu wese wumva ayo magambo maze kuvuga ntayakurikize yagereranywa n'umuntu w'igicucu wubatse inzu ye ku musenyi. Bibiliya ijambo ry'Imana yakoresheje igicucu wagira ngo ni nko kutukana ariko nibwo buryo se wowe nakubaka ibintu byenda kuzasenyuka ubwo kuko hari ubwenge bwaba burimo birumvikana ko nta bwenge bwaba burimo. Umutima w'umuntu rero ni igitangaza. Umutima w'umuntu urigenga cyane urigenga uritegeka wiganisha. Umuntu ashobora kwicara ahantu havugirwa ijambo ry'Imana ariko nta gahunda iri mu mutima we kuzaryuba agenzwa n'ibindi afite izindi gahunda. Icyo rero nicyo gitangaza. Ubundi iyo dufite umutima wemeye kwigishwa uciye bugufi burya impinduka zigenda ziza buke bukeya. Ariko iyo namaze gufunga mfite nk'ikindi nshaka urugero ubu niba naraje gushaka ariko sibyo tuvuga niba naragiye kwigisha ijambo ry'Imana ariko mfite ibindi nshaka wenda ndashaka kumenyekana cyangwa se ndabishakamo amafaranga ubwo niba ariyo nshaka n'ijambo ry'Imana nsoma nta kintu rigiye kunkoramo ndari kwigisha ndikubwire njyewe kuko mfite indi target. Ibyo bintu rero biteye agahinda ni indwara y'umutima idakwiye kuba muri twebwe. Dukwiriye kugira uwo mutima wemeye guca bugufi wemeye kwigishwa wifuza impinduka. Buriya bitangira mu kwifuza hanyuma akaza kujyaho gushobora. Ariko iyo atari cyo nshaka nukuvuga ngo ndareba iyi burundu ntabwo kandi Imana iri bumfate ku ngufu. Imana itugirire imbabazi. Ibyo nabivugiraga kugira ngo iteke ujye ucekinga umutima wawe. Niyo mpamvu kureba ko turi ku rufatiro ruzima rwo twakijijwe ni ibintu byo guhozaho. Ntago ari ibintu umuntu areba rimwe ngo arekeraho. Imana itugirire neza. Hari ahandi kandi yavuze ko gukura no gukora k'urugingo bigenwa nuko rufite aho ruhuriye n'umutwe. Gukura no gukora murabizi ari umuntu aba afite ukuboko ariko kudakora kwabaye atrophié wenda yagize se paralysie ntikwacitse ariko kuriho. Gukura rero niba kwari gutoya ndi umwana gukomeza kugakura urugingo rwanjye rugakura ariko no gukora kwarwo biraterwa nuko rwakira commande ivuye mu mutwe ivuye mu bwonko. Ubwonko nibwo bubwira ngo terura mushwari. Ubwonko nibwo bubwira ngo yisubize hasi. Hanyuma kuko mfatanye n'umutwe bigakunda twabigeranyije na cyane cyanditswe kivuga kuri Yesu ko ku mutwe nyine kuri Kristo ariho dukura gukura ku mubiri. Imana ishimwe cyane. Ibi rero igihe nabisomaga ku manywa byanyibukije numvise nsetsemo gakeya ariko wenda we ntibigusetsa ariko byanyibukije uburyo umuntu ashobora gucomeka ku muntu ntacomeke kuri Yesu. Nuvuga ngo ncometse kuri Hortense sinazamukuraho gukura kuko ntago afite imbaraga z'umutwe ahubwo nawe acometse kuri Yesu. Ahubwo nciye wenda mu unyigisha ijambo ry'Imana cyangwa umuyobozi wanjye wo mu mwuka ariko icyo ngamije kikwiye kuba kuri Yesu. Bitagiye kuri Yesu kuri uwo muntu wamukuraho gukura ntiwamukuraho guhinduka yewe byaba ari ibintu biri aho ngaho ntazi uko bimeze. Rero icyo kiba ari ikinyoma. Ahubwo twese twifuze kugirana ubusabane na Yesu kuko mu isezerano rishya nuko bimeze. Imana ishimwe cyane. Bitavuze ko nta kubaha umuyobozi wanjye bitavuze ko atanyobora kuko Imana niyo itoranya abantu kuyobora abandi ariko igihe ngarukiye muri we yewe mba ndimo guhomba pe. Imana itugirire neza. Gukura rero no gukora k'urugingo bigenwa nuko rufite aho ruhuriye n'umutwe. Nuvuga ngo ubusabane bwawe na Yesu kumenya se ubundi ategeka ubuzima bwanjye ni umwami w'ubuzima bwanjye biragukwiriye. Imana itugirire neza. Kwihana kandi no kwizera nibikorwa rimwe uko nemaze kuvuga ahubwo ni igikorwa gihoraho. Uko ijambo rinyeretse inyifato imitekerereze itariyo ndihana nkava ku byanjye ngakurikiza icyo ijambo ry'Imana rivuga. Muri make nagize umugisha wenda nemeye ko nakijijwe ndi ku rufatiro ruzima ni Kristo niwe mwami w'ubuzima bwanjye naramwizeye narababariwe ariko noneho nemera yuko ubwo butware bw'ijambo bugenzura n'ibice byose bingize. Ntago kucekinga ko nubatse kuri doctrine nzima cyangwa ku rufatiro ruzima bigarukira ku gakiza gusa kuko ubuzima bwacu bugizwe n'ibice byinshi. Bugizwe nuko tubona ubuzima bugizwe nuko dufata ibyemezo. Nkwiriye kureba ko nizo areya zose zishingira ku ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu nta muntu wakwiga ijambo ry'Imana ngo arirangize. Uyu munsi menya icyo ribwira umugore ejo nkamenya icyo ribwira umucuruzi ejo nkamenya icyo ribwira umubyeyi ejo nkamenya icyo rimbwira mu bana wanjye n'inshuti nkamenya uko rimbwira uko nabanira umugabo nkamenya uko rimbwira uko narera abana. Nuvuga ngo ndarikeneye mu bice byose bingize. Imana ishimwe cyane. Ibyo rero niko kubaka ku rutare kuko hari igihe umuntu aba yitwa ko yakijijwe akumva ko ubuzima bwe bwose yabweguriye Imana ariko wareba areya zigize ubuzima bwe ibice bigize ubuzima bwe ugasanga byubatse ku musenyi ntago byubatse ku ijambo ry'Imana. Ikizabikubwira nuko agace kanjye nigakorwaho katubatse ku ijambo ry'Imana rivuga nzahungabana pe cyangwa se nzakora ibitari byo
nitwa umukristo ariko wenda urugero rwanjye finance zanjye sinibuka ko ndi igisonga ni manager, ni umuntu ujera ibintu bitari ibye, ni umushingwabutungo. Ni ukuvuga ngo narakijijwe, numva narababariwe ibyaha kandi koko nibyo, ariko ku byerekeye n'ubutunzi bwanjye n'umutungo wanjye wubatse ku musenyi kuko nkujera uko nshaka, mbiganisha aho nshaka. Kandi kizakubwira ko wubatse ku musenyi niba ukorwaho, niba uzamuka bukaba bwinshi uzaca ibintu, niba umanuka uziheba. Ntabwo bwubatse ku cy'ijambo ry'Imana rivuga ku butunzi. Uzi ijambo ry'Imana icyo rivuga ku butunzi se nuko atari ubwacu, turi bisonga. Icyo gihe Imana ibifiteho ijambo. Imana ishimwe cyane. Ntabwo twabijyamo ngo tugende tubigenzura kamwe ku kandi, ariko ufata akanya ko gutekereza, ese ubutunzi bwawe koko data bufiteho ijambo? Aho niho hava impaka z'ibya 10 n'amaturo n'ibindi bitandukanye. Ariko nagira ngo mbere ko Imana idafite ijambo ku cya 10 cyawe gusa, ifite ijambo ku ijana ryawe. Imana itugirira imbabazi. Haleluya. Ikindi, iyo nibuka ko ari ibintu Imana yantije, bituma ntazirikanwa nabyo cyane. Imana ishimwe cyane. Ndemera Imana ikabivugaho kandi nyine nkabaho. Igituma iyo tugize amafaranga menshi twirata cyangwa tukagira ubwibone nuko nyine biba ari ibyawe utanze, ibyanjye. Ariko ndamutse nibutse ko ari iby'Imana, namara umwanya nibaza ngo ibyo wanyongeye turabimaze iki, ugambiriye iki, urabishakaho iki. Imana ishimwe cyane. Rero umara umwanya ugenzura ibice byose bigize ubuzima bwawe, tumara umwanya tugenzura, aribwo buzima tubamo, tugenzura ko ibice byose bigize ubuzima bwacu koko byubatse ku rutare ari ryo jambo ry'Imana. Vie sociale yawe, ukubana n'abandi bantu, ese ugerageza kubanira abantu amahoro? Ese shyira imbere kumera neza kwa mugenzi wanjye? Ubu hari abantu bakase imbago, barazikata imbago n'abandi bantu, kandi n'abakristo barimo barajya mu ijuru, ariko ntibemerera ijambo ry'Imana ngo rigire umwanya mu buryo babana n'abandi bantu. Umuntu ashobora kukubabaza pe, umuntu ashobora kuguhemukira pe, ariko niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo ku rwacu uruhande tubane n'abantu bose amahoro, aho nyine bishoboka. Ni ngewe ushaka amahoro kuko ni ngewe wakijijwe, undi niba atari yakizwa ubwo nawe ari mu rugendo rwe. Rero ugomba kwemera kurushako. Ubishako nyinshi zirimo zisenyuka, zirimo n'iz'abakristo. Ahubwo umuntu akubwira imibabaro ye, yaba umugabo wamuhemukiye n'umugore wamuhemukiye, ukumva ni myinshi pe, ukumva ko kwambwiye tumva ni ukuri zinga karago wihungire, dore waragowe wararushye. Ariko agiye ngo n'ijambo ry'Imana. Ese ijambo ry'Imana rivuga iki kubashakana? Ribwira iki abagabo? Ribwira iki abagore? Babikemura bate? Ntago mbikemuza uko niyumva. Niba nubatse ku rutare simbikemuza uko niyumva, ndabikemuza uko ijambo ry'Imana rivuga. Rero tugiye kuryemerera rikagira ijambo ry'Imana rikagenga ibyemezo byanjye byose. Uri umugabo umeze ute niba warakijijwe? Uri umugore ubaniye umugabo wawe gute niba warakijijwe? Imana itugirire neza. Ndetse n'umubiri wanjye, uyu nguyu Imana yantijije. Wari uzwi Imana yugutije mu myaka runaka. Iyo twemeye ijambo rikatuganzamo, nuko tuwufata, yaba uko dufata impu zacu, yaba uko dufata body yacu, yaba uko dufata, uko tugenda tuba bigishwa beza b'ijambo ry'Imana, turarireka rikagira uruhare aho hose. Imana itugirire neza. Akazi kanjye, abantu benshi n'abarokore, bitwa abarokore, bubahiriza amateraniro, ariko sinzi ko baba yubahiriza. Kenshi umuntu akererwa mu kazi n'amateraniro bayakererwa. Ese wari uzi ko kariya kazi nabwo ijambo ry'Imana rigufiteho ijambo? Uko wubaha boss wawe, uko wubahiriza amasaha y'igihe, uko usora imisoro yawe, uko wubahiriza gahunda, uzi ko ijambo ry'Imana burya ribifiteho icyo ribivugaho? Ese koko icyo gice cy'akazi cyubatse nacyo ku rutare cyangwa cyubatse ku musenyi? Niba cyubatse uko isi bivuga, niba ukibikora nk'uko umuntu wa kera yabikoraga, icyo gice cyo kiracyari ku musenyi. Muri make urahengamye, muzi uko mbivuga. Niyo mpamvu rero dukwiriye kugenzuza ijambo ry'Imana ibice byose bitugize buri munsi. Yewe harimo n'ubuzima bwa nyuma y'urupfu. Ese nyuma y'urupfu Bibiliya havuga iki? Ese tuzabaho iteka? Ese tuzapfa? Ese abantu barapfa? Ese abantu bazabaho iteka? Iyo tugenda tureba iki ijambo ribivugaho tukabishyira muri twebwe, biduha stabilite, biradukomeza hagati aho ngaho mu rugendo. Imana ishimwe cyane. Bimwe mu bintu bingora ni nko kubona umuntu, nanjye ubwo ngubwo kandi nkaba ndi umwigisha w'ijambo ry'Imana, umuntu ariko ari muri stade ya nyuma y'ubuzima. Murabizi kuvuga ko umuntu azakira nibyo bitworohera, ugasiga umubwiye ko azakira kandi mu by'ukuri atazakira wenda. Mbese icyo gihande tukanga kukijyamo. Imana idushoboze. Haleluya. Muri make kubaka
kuri gusuzuma rura rufatiro hari gusuzuma urufatiro rw'agakiza ko nakire kwizera kuzima nkaba ntarimo nibeshya ubugingo kandi ntasunitswe n'ubwoba ahubwo mpimiye ku ijambo ry'Imana. Ariko none hari no kwemera ijambo ry'Imana rigacengera muri area zose z'ubuzima bwanjye, mu duce twose. Mu buzima buri habamo ibyemezo binini, uduto, harimo ibice binini bihatse ibindi, nkemera nkajya mbigenzuza buri munsi kandi tugahinduka abantu bakosoreka. Ubundi niwo mumaro w'ijambo ry'Imana. Iyo maze kuryiga ngasanga ahantu nakiri ibitari byo ndahindura, ndihana kandi gasaba n'ubuntu n'imbaraga. Imana itugirire neza. Rero iyo tutubatse ku rutare usanga ubuzima bwacu bwa buri munsi ntaho buhuriye n'icyo Bibiliya ivuga. Icyakora tukajya gusenga rimwe na rimwe tukumva ijambo ry'Imana. Imana itugirire ubuntu. Turimo tuvuga rero ku buzima bw'abifuza gukurira mu gakiza. Niyo mpamvu kwitoza kubaha Imana bidukwiriye kandi ari ibyo guhozaho. Si ikintu dukora rimwe tukaba turarangije, si evenuma runaka, nta nubwo mbisabwa mu gace runaka, ahubwo ni ukwitoza kubaha Imana, ni uguhozaho kuva wakizwa, ni uguhozaho kuva umunsi Imana yangiriye imbabazi ngazakomeza kugeza igihe nzavira muri uyu mubiri. Kwitoza kubaha Imana. Kwitoza kubaha Imana ni ugushishikarira kumenya iby'Imana ishima. Gushishikarira kubimenya nicyo kidutera guhora twita ku byo twubatseho, niba ari urufatiro ruzima cyangwa niba dukeneye gukosoraho gato. Nuvuga ngo ndabishishikariye, ntago ari ibintu shaka rimwe na rimwe, ahubwo nshishikariye kumenya iby'Imana ishima. Uwo muntu aziga, uwo muntu ijambo ry'Imana rizamugirira umumaro, uwo muntu azagaburirwa kandi uwo muntu azakura. Ariko nta kubishishikara ibintu bya gake na gake, umuntu arobanuramo ibyo ashaka, akarobanuramo ibimufitiye inyungu muri ako kanya, ibindi akabishyira ku ruhande. Ndasaba umwuka w'Imana ngo atuganze wowe nanjye tube mu bantu bashishikarira. Gushishikara niko kuri umuntu aba yashishikara, ariko murabyumva, yashishikaye yamazeyo, ukajya ubona umuntu yahinze aragurumanira ikintu. Imana iduha inzara n'inyota byo gushishikarira kumenya iby'Imana ishima. Ubishishikarire, nibwo utazagira ubunebwe bwo kubyuka, nibwo utazagira ubunebwe bwo kwiga ijambo ry'Imana, nibwo uzahura n'inyigisho ukashaka kuyumva ngo wumve niba ari nzima, wumve niba ikujyana mu bintu bizima. Uzabushishikariye kumenya iby'Imana ishima. Imana itugirire neza. Ibyo rero nabyo bituremamo umutima uciye bugufi wemera kwigishwa. Ubu hari ibyago bijya bigwira abakristo bari mu rugendo, akajya yumva ngo ibintu byose yarabimenye. Uko batanga ngo arabizi, uko bakorera Imana ngo arabizi, uko buzura umwuka wera bagahora bawuzuye, mbese ngo yamenye byose. Ariko ako kaba ari akaga. Iyo umuntu ashishikariye kumenya iby'Imana ishima, ahora afite umutima umeze nk'uw'umwana wifuza kwiga. Nubwo yaba amaze imyaka 50 mu gakiza, nubwo yaba afite PhD simbizi muri za theology, ahorana umutima umeze nk'umwana. Yagize umugisha akabona umuntu w'Imana afite ikintu kizima yungukiraho, aranezerwa. Imana ishimwe cyane. Ntago dufunga ngo doctrine ngo niyi ngo narayimenye ngo kizaha akadomo. Hari n'ibindi bintu twafatanyije na Bibiliya nyamara byanditswe n'abahanga. Umuntu akavuga ati ibyo Calvin yavuze ni ibyo wundi n'imbara Ariane sindi ko bamwita abarianiste cyangwa abemera Arianisme simbizi n'aba Calviniste, ugaza ukabishyiraho akadomo ukavuga uti nibi nemera. Ariko Calvin yari umuntu kimwe natwe, wenda ufite umwuka w'Imana simbizi wagize ibyo yereka bera barabigendera. Ariko iyo umuntu afite umutima ushishikariye kumenya iby'Imana ishima ishaka, agumana umutima umeze nk'umwana muto. Aravuga ati ndabizi narabimenye, ariko hari n'ukundi kuri, kuko kumenya kwacu kurakura. Yesu ni mugari, ibye ni bigari, iri jambo ntirisaza, nta nubwo ryakuzura mu bwenge bw'umuntu ngo rirangirireyo. Imana rero iduha umutima wemera guhora wigishwa. Imana ishimwe cyane. Mu rwandiko rw'Abefeso igice cya 5:10 Bibiliya yera haravuze ngo mushakashake uko mwamenye ibyo mwamashima. Hari ijambo ry'ikinyarwanda riza rikumva rirandyohe. Ntago bavuze ngo mushake. Gushaka ni ugushaka rimwe na rimwe ukabigira. Mushakashake, mukomeze mu bishake. Mushakashake uko mwamenya ibyo umwami ashima. Urimo urashaka akazi, urimo urashaka umugabo cyangwa umugore, urimo urashaka amafaranga, ndimo ndashaka ko abanjye bakizwa. Ibizo mpamvu zose ni nziza. Turimo turashaka kubaka amazu, turimo turashaka amagara mazima, turimo turashaka. Ariko reka nkubwire, icyo ukwiriye gushaka muri ibyo kuruta ibindi ni iby'Imana ishima, ni ibinejeje umutima w'Imana. Ubuzima bwanjye buhugire muri ibyo, nabandera, nabantetse, nabampinga. Ubuzima bwanjye mu mutima imbere harimo kwifuza kumenya igishimishije Imana muri ibyo
ibyo ndimo. Kuko iyo atari ibyo, impamvu iba gushaka amafaranga, ukayashaka we nta gushimisha Imana kurimo, ugashaka umugabo we nta gushimisha Imana kurimo, ugashaka ko abana bawe baba bambere bakagira amazina meza, dore ko bitubera icyubahiro bikatubera umuntu akabyirata. Ariko Mana turi bitangaza, ukirata ko wabyaye abana beza, nta zuru nta gutwi wamuteyeho, ariko tukirata ko dufite abagore n'abagabo beza. Akantu ko gushaka gushimisha Imana kakagenda kakanyunyuka. Ndimo ndavugana n'abakristo, turi abakristo. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo dushakashake, muri make tubihozeho umutima. Mushakashaka uko mwamenya ibyo umwami ashima. Ibi bintu wabihugiramo, ukabihugiramo ukazarinda usaza utarabaye impfabusa, utaratakaje umwanya. Hari akantu umuvandimwe yaparitaje ejo bundi kavuga ibyo kwifuza kumenya icyo wahamagariwe n'icyo waremewe. Numva karanyunguye, karanyigishije. Uzi ko gushaka ibyo umwami ashima mbirimo mbihugiyemo, azampuza n'icyo ashaka, none ejo mpuze n'ikindi ashaka, ejo mpuze n'ikindi ashaka. Icyangombwa nuko nshaka icyo ashima, ikimunejeje aho ariho hose. Habwo rero turuha tukicwa n'umuro kuvuga ngo naremewe iki, ngomba gukubita ikirenge cyanjye mu byo naremewe, nintagihagaramo ndabapfuye. Imana ishimwe cyane. Rimwe na rimwe tukanahatana ngo tubigeremo twatakaje ibyo umwami ashima, ukabihatanira mpaka ugize position runaka. Mushakashaka uko mwamenya ibyo umwami ashima. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana havuze ngo mushishoze maze mumenye ibishimisha Nyagasani. Mushishoze, mubitindemo, mubyifuze, umutima wawe ari byo ushishozamo. Nujya kwinjira mu bucuruzi ntushishoze cyane ushaka amafaranga azavamo. Yego yashake niba ari wabigenewe, ariko unashishoze uvuga utari birubahisha Imana. Nidukata tugakata tukabivuga mu mazina, ndashishoje nsanga byubahisha Imana, birimo icyubahiro cy'Imana. Sinshaka gusa ngo ministry nahawe n'Imana ikomere igaragare igere sinzi ku isi yose, ariko Mana yanjye hirya no hino, ariko nshishoze mushaka kumenya ko binejeje umutima w'Imana. Muri make mbishishorezemo, nkoresha ubushishozi, nge ndeba akantu ku kantu, uvuga se ko intambwe nyiteye data nkaba ngeze naha ngaha nashakaga, nongere nshishoze maze menye ibishimisha Nyagasani. Uyu ni umwitozo wifuza gukurira mu gakiza, n'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Nongere bivuge ntabwo ari evenement, ntabwo ari igihe runaka, n'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Mu Gifaransa bavuze ngo examiner ce qui est agréable à Dieu. Ubyexamine, ubirebe neza. Ko examina nukureba buri nguni na buri kwano, ugasuzuma nta namwe wibagiwe, nta nguni wibagiwe. Kureba mu Cyongereza bavuze ngo finding out what is acceptable to the Lord. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ubuzima bw'abifuza gukurira mu gakiza nuko bumeze. Uko babaho niyo myitozo y'umwuka, ibyo twita imyitozo y'umwuka. Ntago kwifuza kunezeza Imana ari igihe runaka, ahubwo nibwo buzima bwabo, niyo lifestyle. Si ibintu bapanga mu mutwe ngo uyu munsi rero ngo ndanezeza Imana ku cyumweru, ngo uyu munsi ngo ndanezeza Imana ku isabato, ngo uyu munsi ngo ndanezeza Imana mu materaniro, ngo uyu munsi ngiye kubonana na kanaka. Niko babayeho, nibwo buzima bifuza, n'ikimitima yabo ishamadukiriyeho, n'ikimitima yabo inyotewe. Abo bantu ntago bari ku ngero zimwe. Bamwe baracyara abana barakambakamba, abandi bamaze kubasha guhagarara, abandi barimo barihuta, abandi barimo bariruka, ariko imitima yabo isetinze kimwe, ifite settings nyine ifite imiterere imwe, irifuza kunezeza Imana. Ntago ari akantu bagira mu kintu runaka muri periode runaka. Oya, nibwo buzima. Ubuzima bw'abifuza gukura mu gakiza nuko bakwiriye kubaho. Babaho iyo myitozo, uko kuntu babayeho nibyo twita imyitozo y'umwuka. Bafite ibintu ba practicinga, bafite ibintu bakora, ariko nibwo buzima bwabo. Ntago bitandukanyije nuko babayeho ngo bagire kimwe hano kindi ahangaha. Nongere mbivuge, ntago kwifuza kunezeza Imana ari igihe runaka, nibwo buzima bwabo bwa buri munsi. Reka twongere dukoreshe iki cyanditswe cyo muri Luka 6:47. Luka 6:47, turasoma Bibiliya, ijambo ry'Imana na Bibiliya yera. Luka 6:47, Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu wese unsanga akumva ibyo mvuga kandi akabikurikiza, dore uko namugereranya. Ntago turi bujyeyo muri icyo kigereranyo, ndifuza ko tuvuga ibiri muri uyu murongo. Umuntu wese unsanga, yamusanze, yageretseho kumva,
yageretseho gukurikiza. Umuntu wese unsanga akumva ibyo mvuga kandi akabikurikiza, dore uko namugereranya, ni wa wundi nyine wubatse ku rutare. Muri Bibiliya yera havuze ngo umuntu wese uza ahondi, uwo ni Yesu. Umuntu wese uza ahondi, ko niko kumusanga, akumva amagambo yanjye akayakomeza cyangwa se akayakurikiza, ndabereka uko asa. Hanyuma ntabwo turi bujye yuko asa, ariko turabizi ko yubatse ku rutare. Mu by'ukuri ubuzima buzima cyangwa bavuze ngo ni sound life, ubuzima bw'abizera nuko bwagombye kumera. Ubuzima bwiza butarwaye bw'abizera Kristo nuko bwagombye kumera. Icyambere cyabaye gusanga Yesu, kumusanga, kugirana ubusabane cyangwa se relationship hamwe na Yesu. Haleluya. Umuntu ashobora kugira uyu mwitozo twenda kuvugaho, kugwiza ijambo ry'Imana muri we, ariko akajya muri Bibiliya nta busa. Mbese umutima we ntukuruwe no gusabana na Yesu, akuruwe no kumenya, akazamura filozofiye, akaba yabasha guhangana n'abantu, akaba yasohoka mu buswa. Erega buriya abantu b'abanyabwenge bifuza kumenya ibintu byose. Ashobora no kwigana Bibiliya umwete, ariko nta gusabana na Yesu. Ahubwo arashaka kumenya kugira ngo utazajya umucurikura cyangwa kumubwira ibintu bitaza. Ya nyota yo kumenya ikaba ari, ariko nta kantu ko gusabana na Yesu karimo. Biba bibuze rero. Abari muri Kristo Yesu, twebwe bifuza gukurira mu gakiza, intambwe ya mbere ni ukwifuza gusabana na Yesu. Hari icyanditswe kivuga ko Yesu yahamagara abigishwa kugira ngo abane nabo. Yabanje kubahamagara kugira ngo babane, relationship, basabane. Nutagira ko ariko gusabana, Bibiliya izakubihiriza mera nka devoir à domicile, umukoro, homework ngomba gusoma igice cya Bibiliya ku munsi, izakubihira pe, bikubere homework murabizi zirabiha. Inshingano kumva bugiye gucyo utayirangije, kumva ariko akantu k'ubusabane, gusabana n'uwankunze, gusabana n'uwameneye amaraso, gusabana n'umpamagarira gusa nawe, gusabana n'umwami utantwaje igitugu, gusabana n'utarazanywe no kunshiraho iteka, gusabana nawe ngahindurwa nawe. Uzareba inshuti yawe muraganira ibiganiro ntibishire. Mufite inkuru za kera n'iza vuba, ibintu byose mushobora kubivuga, abandi mwicaranye ntibabyumve, ntibamenye ibyo muvuze, mufite utuzina mwahaye ibintu, kuko muri inshuti. Mushobora kureba ahantu mugahita museka, abandi bantu ntibaseka kuko nta kintu gisekeje gihari, ariko kubera ibyo mwebwe muziranyeho, ubucuti. Umuntu usanga, umuntu wese usanga. Haleluya. Imyitozo turimo tuvugaho, yaba kujya kureba urufatiro wubatseho, yaba kugwiza ijambo ry'Imana, nicyo ndiho uyu munsi, kugwiza ijambo ry'Imana mu mitima yacu. Ni habamo gusanga Yesu, kubwo busabane uzaryoherwa nabyo. Haleluya. Rugendo ntiruzakubihira. Ni ukuvuga ngo umuntu usanga, umuntu wese uzahondi, akabanza ni ukugirana ubusabane, ni relationship yawe na Yesu. Hanyuma ka kabiri ni ukumva amagambo ye. Umuntu w'umumaro kuri twe, ufite ibyo atwigisha, dukonsidaretinga n'icyubahiro cyinshi, yavuga ntago tumucamo, tumutega amatwi. Mu bintu bijya bimbabaza rero, niba ari uko ndi n'umwigisha w'ijambo ry'Imana, n'abantu baderanda umwanya w'ijambo ry'Imana, kandi ubwo nkaba ndi nk'umushyitsi ahantu, ndi mu rusengero rw'ahantu ntashinzwe, ndi bumara isaha imwe nkagenda cyangwa amasaha make, ariko nkabona abantu barahagurutse mu mwanya w'ijambo ry'Imana, nkavuga ariko aba bantu kweri ntago bazi ko Imana igiye kuvuga, ntago bahaye agaciro uvuga, ntibahaye agaciro ijambo ry'Imana. Ukabona abantu umva kubyina babyitabire ibindi bintu byose, ariko umwanya w'ijambo ry'Imana, none ukibaza niba adaha umwanya ijambo ry'Imana mu materaniro, ubwo se ari wenyine. Ni ukuvuga ngo telefone yivuza ahita agenda, ikimuhamagara icyo cyose ahita agenda. Muri make ibindi bintu byose bifite attention ye, uretse umwami w'abami. Umuntu usanga akumva amagambo yanjye, akantega amatwi. Mwibuka ko kwizera kuzanwa no kumva ijambo rya Kristo. Niko ko gukunda kumva bizanwa nuko maze iminsi numva, ariko se nyine uzabikunda ryari ntako gakeyo uhawe utabihaye agaciro. Mu rusengero aho twasengeraga i Karongi, urumva barimo abantu benshi kubera mu cyaro badafite n'ubushobozi bw'ibifatika bwinshi, cyangwa badafite n'akazi, yewe badafite na za smartphone, bafite telefoni zitarimo internet n'ibirangaza. Ariko Satani n'umuriganya, uziko umuntu arangarira kuri gatushi nta kintu kirimo, agasohoka akajya kwitaba
ukumva ari yitabye umuntu ngo urinde washakaga nde vrema ukava mu kubaho kw'Imana ukava mu mwanya w'ijambo ry'Imana ukajya kwitaba umuntu utazi. Ariko Mana duha inyota y'ibyaha. Ubwo mvuza bo ariko kuba ufite smartphone si urwitwazo rwo kudaha agaciro ijambo ry'Imana. Gira umwanya wa buri kintu n'ikindi, bumva amagambo bamusanze mu busabane ariko bafata n'umwanya wo kumva amagambo ye. Njyewe ndimo kumva ijambo ry'Imana abo tubana barabizi, umwigisha nkaba namushyizemo kuko umuntu aza akakuvugisha cyangwa nawe ukarangara akavugisha ikindi bikancika, nsubiza inyuma. Muri make ushobora kumva video y'isaha nkayumva amasaha 3 kuko byancitse, ndasubiza inyuma nongere numve kuko sinshaka ko hari ikintu kincika. Niyo nsomye Bibiliya, murabizi ubu bwenge bwacu Imana yaduhaye ni bwiza kandi ni igitangaza. Hari igihe usoma chapitre ugahera ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 20 wasomye utarekeyeho. Ushobora no kubusoma uvuga cyangwa usoma bucece, ugasoma kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 20 ariko ibitekerezo byagiye muri Amerika, byagiye mu isoko, byagiye kurera abana, byirimo byibaza kuri ya Minerval kandi ntiwaretse gusoma. Iyo bimeze gutyo urongera ukabigaruka, mugaruke twongere dusome, ukabigarura ugahera kuko nta kintu mu byo Yesu yavuze gikwiriye kugucika. Mana ishimwe cyane, bumva amagambo ye, bahora bamuteze amatwi, ntago bumva amagambo y'Imana ibintu bya once in a while, bya bintu bya rimwe na rimwe, oya bamutega amatwi. Mana ishimwe cyane. Agakurikiyeho hanyuma bagashyira mu bikorwa. Icyiza cy'ibi bintu nuko iyo umuntu yabanje biriye ishyirwa mu bikorwa rirakunda. Yesu ni mwiza nshuti z'Imana. Iyo unyotewe agugiriye imbabazi ukabyifuza nawe, rega ibyacu no kwifuza no kubisaba, Mwuka Wera akabikorera no muri twe. Yewe no gusaba igihe tuba tutabishoboka ngo ngwino bisabire muri nge, unyigishe no kubisaba, unyigishe no kubikunda. Buriya Yesu ni mwiza. Nta kintu kimwe dusaba gukora ataza ngo akorere imbere muri twe. Mana ishimwe cyane. Niyo nyota bitayifite umubwiza uko rwo tuvuga biriya bintu mama Urutase arimo avuga nibinkoraho, si ibyanjye, ntabyo nzi. Ariko ukamubwira uti Mana, none se ko buriya buzima mbushaka wabumpaye, kongera ukabushaka kongera kumwe dore n'ubu ntibyagiyemo kandi bituvuga si ubwa mbere tubivuze n'ahandi uzanabyumva natwe tubivuga kenshi, ukavuga uti ko wongeye kubivuga ariko n'ubu ko numva bitinjira. Mwami mpiriya nyota arimo avuga buriya buzima bwo kuba muri jambo magukunda relationship hamwe nawe kuko n'icanye nawe turi twonyine numva nacitswe ikiganiro kiri hanze nkumva cyancitse, nkumva ndashaka kunaga akajisha kuri telefone umubwiza ukuri, harabitanga no umunyembabazi. Iyo rero habaye gusanga Yesu muri ubwo busabane, hakaba gutega amatwi ijambo rye kenshi gahojejeho nishyira mu bikorwa ryabyo rirakunda. Mana ishimwe cyane kuko amagambo yatubyaramwo imbaraga, ukayashyira mu bikorwa, put them into practice. Gushyira mu bikorwa si ikindi, abo bantu basohoza ubushake bw'Imana. Ubushake bwawe buba munsi y'ubushake bw'Imana, atari uko necessairement cyangwa se buri gihe ubushake bw'Imana aribwo bashakaga. Hari n'igihe baba bashaka ibinyuranye n'iby'Imana ishaka, ariko bitoza babwira ibyo bashaka guca bugufi munsi y'iby'Imana ishaka, bagakurikira iby'Imana ishaka bakabyitoza. Mana ishimwe cyane, haleluya. Akandi navuga aha ngaha nuko ubuzima bwo gukora iby'Imana ishaka, mwibuke ko buba ari bushya muri twe. Mba maze imyaka nkora ibyo nshaka, ni ukuvuga ngo ntarakizwa nakoraga ibyo nshaka. Nyijijwe rero n'ubuzima bushyashya ngiye kwiga. Wibaza se ko hari umuntu wiga ikintu gishyashya gati kijyamo ashwi, Hortense aba yuzuyemo ibizatekereza nuko yabayeho n'ibizakunda bimwuzuye, uko afata ibyemezo, uko agena ibintu, uko abaho, uko afata ubuzima, nibyo biba binyuzuye. Kugira ngo rero ibyo bintu byuzuye Hortense bisunikwe n'iki Imana ishaka, n'urugendo kandi rurerure, ariko n'urugendo rutangira rukwiriye no kwifuzwa. Muri make biba bibyiganira muri njyewe. Imana ishimwe cyane. Wowe umaze imyaka, tuvuga umuntu yakijijwe afite imyaka 40 cyangwa se 30, umaze imyaka 30 wigenga. Ijambo ririmo riraza muri mu bwenge bwawe ari agatonyanga, nukagira ngo kuko waryumvisha isaha ngo ubwo ry'isaha ryose ryakugiyemo. Rekata hagiyemo ikiza kubera ko ritakugiyemo nuko wakomeje gutekereza ngo watekereza gutarakizwa. Ibyemezo byawe nuko ubayo biracyari bya bindi. Ni ukuvuga ngo bikeneye ko rigwirira muri twe kugira ngo rihindure uko dufata ibintu. Urumva rero ubwo buzima bwo kumvira Imana no kugengwa n'ijambo ry'Imana buba ari bushya, buje kubyigana na Hortense wigenze imyaka yose akora icyo ashaka, agakunda uwo ashaka kangwa akajya ahashaka. Kandi ibyo harwo twibwira yuko ibyo dukuramo ari ubusambanyi, ubusinzi, kwangana. None mfite n'indi miremerwe
ku isi ititwa ibyaha ariko itajyanye n'ijambo ry'Imana, inyuranye n'iby'Imana ishaka. Ni imiremerwa ishobora kuba irimo ikinyabupfura, ni imiremerwa ishobora kuba irimo ubumuntu, ariko inyuranye n'iby'Imana ishaka, inyuranye n'ijambo ry'Imana, yuzuyemo self. Ubu hari abantu bagira neza, bakagirira abandi neza, bakabagaburira abantu, bagakora ibintu byinshi byiza, ariko byuzuyemo njye. Nyamara ibikorwa by'inyuma ni byiza. Imfubyi zize, abapfakazi bafashijwe, abasaza n'abakecuru bitaweho, ariko ni njye wuzuyemo. Ibyo rero Yesu kuko abashaka kukumaramo akajyamo, nabyo abashaka ko bikorwaho. Imana ishimwe cyane. Uyu muntu mushya nagizwe muri Kristo Yesu abakwiriye kuba ari unyuzura umuntu wa kera akagenda avamo. N'ubuzima rero dukeneye kwitoza. Umwitozo ni ikintu umuntu atangira atagishoboye, ariko ni ikintu gisaba consistency, guhozaho. Ubu buzima bwo kubaha Imana, ubu buzima bwo bifuza gukurira mu gakiza ni umwitozo. Niyo mpamvu twatangiye tuvuga ngo kwitoza k'umubiri gufite umumaro ariko kuri bike, ariko kwitoza kubaha Imana gufite umumaro kuri byose. Ni ukwitoza kubaha Imana, ni ukwitoza kubaha Imana. Urutanse agashaka kugusubiza icyo wari umututse, ariko akibuka ko ari mu mwitozo wo kubaha Imana, akabwira urutanse we wamwimbera akamubwira ati tuza ceceka wisubiza, gabanya amagambo. Imana ishimwe cyane, kuko ari hehe? Ari mu mwitozo wo kubaha Imana no kutubaha urutanse n'ibyo ararikira n'ibyo asaba. Ari mu mwitozo wo kubaha Imana. Imana ishimwe cyane. Uwo mwitozo wo kubaha Imana rero ugenda unkuriramo ibyo ngewe nashakaga, witoza gukurikira ibyo Imana ishaka. Reka dukurikire iki cyanditswe cyo mu Bakolosayi 3 umurongo wa mbere. Ubundi nashaka kuwa 9 n'uwa 10, ariko numva bibaye byiza kuwutangira. Umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 10. Ubu turi mu gushyira inyota muri twe yuko twarushaho kugira uyu mwete wo kwitoza kubaha Imana, twagira inzara yo kwifuza gukurira mu gakiza. Abakolosayi, urwandiko Pawulo n'ikitoro ry'Ikolosayi igice cya 3 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5. Kangerageze kwihuta ko bibaye byinshi. Umurongo wa mbere, Bibiliya ijambo ry'Imana. Imana, murongo wa mbere, Abakolosayi igice cya 3, Imana yabazuranye na Kristo. Urumva ko twazuranywe na Kristo, twakiriye ubugingo bushya muri we. Umuntu wacu wa kera yarapfuye. Imana yabazuranye na Kristo. None rero nimuharanire. Nta muntu uharanira ikintu ukorana intege nke. Muzarebe iyo abantu baharanira ubwigenge bw'ibihugu byabo, iyo abantu baharanira kwikiza uburetwa runaka n'ubukoroni runaka. Guharanira ni ikintu umuntu akorana umwete. Ngo Imana yabazuranye na Kristo, none rero nimuharanire ibyo mu ijuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana ku ntebe ya cyami. Bimwe mu bintu tuba duhuriyeho twese abatarakizwa no guharanira iby'isi. Tuba tubiharanira, umwe aharanira iki, undi aharanira iki. Ushobora gusanga ibyo uharanira bitandukanye n'ibyo naharaniraga, ariko tuba tuharanira iby'isi kuko ubuzima bwacu buba bugarukira inahangaha. Hanyuma Bibiliya ikakubwira ngo ubwo wazurwanye na Kristo, wowe wahindutse icyaremwe gishya, hinduraho utangire guharanira ibyo mu ijuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana ku ntebe ya cyami. Umurongo wa 2 kavuga ngo muhoze imitima ku byo mu ijuru atari ku byo mu isi. Wagize ngo se birikora ngahoza umutima ku byo mu ijuru? Ashwi, ni umwitozo kandi nza kuwukura mu ijambo ry'Imana. Niho hambwira iby'isi byari byo, ibyifuzwa byayo n'irari ryabyo, hakanamenyesha ibyo mu ijuru ibyari byo. Ni ukuvuga ngo ntabwo mvuga ngo ngiye guharanira rero ibyo mu ijuru, oya, ahubwo ijambo ry'Imana rigenda rigwirira muri njyewe, rikantera guharanira ibyo mu ijuru no guhinyura ibizashira byo mu isi. Ubw'Imana yabazuranye na Kristo, none rero nimuharanire ibyo mu ijuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana ku ntebe ya cyami. Umurongo wa 2, muhoze imitima ku byo mu ijuru atari ku byo ku isi. Ese bawuhozayo bate? Uragumayo gute? Umutima wajya gute ko numva uncika ugaruka wagiye wagarutse? Muhoze imitima ku byo mu ijuru atari ku byo ku isi. Ku murongo wa 3,
kuko mwapfanye na Kristo kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe hamwe nawe mu Mana. Muri make abantu babwirwa ni abantu bagize umugisha wo kwakira ubugingo buhoraho muri bo. Ibi ntibisabwa abantu basanzwe, birasabwa we nanjye twavutse ubwa kabiri, kuko impamvu tubisabwa ni uko udushoboza yageze muri twebwe. Ngo kuko mwapfanye na Kristo kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishwe hamwe nawe mu Mana. Ngo ubugingo bwanyu nyakuri ni Kristo. Umurongo wa 4 wanejeje, ubugingo bwanjye nyakuri ni Kristo. Si ibintu by'ibihimbano, si ibintu bikomoka inahangaha, niyo mpamvu bifite imbaraga zo guhoza umutima kubiri hejuru. Ngo ubugingo bwanyu nyakuri ni Kristo. Ibyo bijye biguhesha agaciro k'icyo Yesu yakoze muri wowe. Ubugingo bwanyu nyakuri ni Kristo. Si ikintu bagura ku isi, si ikintu bahabwa n'ababyeyi, kiva muri Kristo, ni Kristo ubwe muri twe. Ubugingo bwanyu nyakuri ni Kristo. Ubwo azagaragara rero namwe muzagaragara muri hamwe nawe mufite ikuzo. Nuko rero nimwice imigirire yanyu ifitanye isano n'iby'isi. Bagaduha ingero zimwe muri zo, nk'ubusambanyi no gukora ibiteye isoni n'irari n'ibyifuzo bibi n'umururumbo uhwanye no gusenga ibigirwamana. Batubwiye ngo nuko rero bariya bakorewe bari ubugingo bwabo nyakuri ari Kristo, bariya bapfanye na Kristo ubugingo bwabo bukabahishanywe nawe mu Mana, bariya basabwe guhoza imitima iri hejuru, bariya babwiye guharanira ibyo mu ijuru. Barimo barababwira ngo noneho rero nimwice imigirire yanyu ifitanye isano n'iby'isi, muyice. Ijya ibyuka uvuga uti pfa, yongere haguruka ivuga uti sinzira, yongere kubyuka uvuga uti reka saho sindi bugeyo. Nuko rero nimwice imigirire yanyu ifitanye isano n'iby'isi. Imigirire ifitanye isano n'iby'isi nta muntu wayivuga ngo ayirangize. Iyi ni imwe muri yo batubwiye, ariko iyo bamwe ijambo ry'Imana ujya kumva kavuga ati aka kantu ukuguhinda, ukugushaka kuvugwa neza, ukuguharanira gushimwa n'abantu kuruta Imana, ukugufitanye isano n'iby'isi, ukakumenya ukanagucecekesha. Nuko rero nimwice imigirire yanyu ifitanye isano n'iby'isi. Imigirire ifitanye isano n'iby'isi. Hari icyanditswe kivuga ngo ubwo duharanira kunezezanya hagati yacu, ubwo duharanira gushimwa n'abantu muri Bibiliya yera, ngo ntidushobora kugira kwizera kuko duharanira gushimishanya hagati yacu, kunezezanya hagati yacu. Muri make ishimwe ry'abantu ridufiteho ijambo, cyane cyane twebwe Abanyarwanda. Icyo abantu batuvuga kidufiteho ijambo. Niba ari uko tuvuga ururimi rumwe tukaba twenda kumenyana hafi ya twese, icyo abantu batuvugaho kidufiteho ijambo ku buryo ushobora kukigoronzora ukagitunganya, ariko icyo Imana ituvugaho kitafite umwanya munini. Imana itugirire imbabazi. Ibyo nabyo bifitanye isano n'imigirire y'isi. Ibyo ubyica buri munsi nibikuzamuka mu byice, uvuga uti nashimye, nanejejwe. Uzarebe twa tunyoma dutoya tuba mu ndimi zacu tutabaye maso. Ni utunyoma two kugira ngo marayika atanga ko namwiciye gahunda, nkaba nashyiramo akantu nibura nari nagize impamvu, nyamara Imana yo mbabaje umutima wayo, nejeje umutima wa marayika kugira ngo atangaye ambone ko ndi umuntu wa gahunda. Udukize ibintu bifitanye isano n'imigirire y'isi mwa. Nuko rero nimwice imigirire yanyu ifitanye isano n'iby'isi, nk'ubusambanyi no gukora ibiteye isoni n'irari n'ibyifuzo bibi n'umururumba uhwanye no gusenga ibigirwamana. Ibyo nibyo bitera Imana kurakarira batayumvira. Namwe ubwanyu mwagenzaga mutyo kera mukigengwa n'ibyo bibi, ariko ubu mugomba kuzinukwa ibi byose. Uburakari nkabuzinukwa, nkazinuka umujinya, nkazinuka ubugome, nkazinuka ibitotsi no kuvuga ibigambo bibi. Ibi biri ijambo ry'Imana yaranejeje. Mwuzi ibigambo bibi biba mu kanwa, ariko ubu mugomba kuzinukwa ibi byose: uburakari, umujinya, ubugome, ibitutsi no kuvuga ibigambo bibi. Ntimukabeshyane kuko mwiyambuye kamere yanyu ya kera n'imigirire yayo, mukambara. Ubundi imirongo twagomba kuvuga ni 9 n'icumi, ariko nyine ahubwo umuntu yumva bibaye ngombwa ko avuga yose. Ntimukabeshyane kuko mwiyambuye kamere yanyu ya kera n'imigirire yayo. Ni nko gukuramo igikote cy'imbeho cyari kiremereye. Niko uko kwiyambura, niko kwitoza kubaha Imana buri munsi. Niyambuye kamere yanyu ya kera n'imigirire yayo. Noneho kwitoza kubaha Imana nibyo dugomba guhugiramo. Turimo turashaka kwambara kamere nshya. Ngiyo kamere nshya igenda ivugururirwa kugira ishusho yayiremye kugira ngo mushobore kuyimenya byuzuye. Umva neza uyu murongo wa 10. Turimo turiyambura wa muntu wa kera, tutamwiyambura dusigara turi empty cyangwa turi naked cyangwa twambaye ubusa, ahubwo turimo turambara ngo mukambara kamere nshya.
iyo kamere nshya igenda ivugururirwa kugira ishusho y'iyagiremye. Ntabwo kamere nshya irangira ngo mvuga ngo nambaye ubugwaneza nararangije, nambaye urukundo nararangije. Oya, uyu munsi ushobora kuba ndimo nambara urukundo nk'urwa Kristo, ariko hari indi nguni y'urukundo rwa Kristo nkeneye kugeramo kuko sindagerayo rwose. Bigenda bivugururirwa kugira ishusho y'iyandemye. Iyo kamere nshya mpawe igenda ivugururirwa kugira ishusho nk'iya Yesu. Ntabwo ari umurimo urangira, ni umurimo ukomeza. Imana ishimwe cyane. Ngo mukambara kamere nshya, iyo kamere nshya igenda ivugururirwa, muri make igenda ihinduka buri munsi, ivugururirwa kugira ishusho yayiremye, kugira ngo mushobore kwimenya byuzuye. Biratangaje. No kuvuga ngo iyo ntavugururiwe kugira ishusho y'iyandemye, no kumumenya kumba kure. Muri make simbasha kumumenya byuzuye. Niyo mpamvu Imana tuyizi burya mu buryo butandukanye. Cyanditswe kiba mu Baroma igice cya 12, kugira ngo duhinduke tugire imitekerereze mishya, tubashe kumenya neza. Nibwo umuntu amenya neza iby'Imana ishima, iby'Imana ishaka. Reka nsubiremo. Mukambara kamere nshya, iyo kamere nshya igenda ivugururirwa kugira ishusho y'iyayiremye, kugira ngo mushobore kuyimenya byuzuye. Iyandemye ngenda nyimenya byuzuye uko rutanze agenda avugururirwa gusa n'uwamuremye, niko agenda amenya umuremyi we. Niyo mpamvu dushobora kubwira abantu ngo Imana iragukunda, umwe akabyumva cyane akajya yumva ruracengeye, undi akumva ni ibintu nyine biri aho bimeze nk'indirimbo. Yankunda se yankunda byamera gutya. Imana itugirire neza. Cyangwa umuntu akavuga ati Imana ni data, Imana ni papa, Imana ni inshuti, n'ubwugamo bwanjye mba muri yo. Umwe akabyumva neza hamwe n'ibimugerageza bitari bimwe, hamwe n'ibimu, ariko akumva ari muri yo, akumva arakingiye. Undi bikaba bimeze nk'amagambo yicira mu gutwi kumwe akajya mu kundi. Kubera iki se? Iri vugururirwa gusa niyaturemye niryo ridushoboza kumenya neza ibyo ngibyo mu buryo bwuzuye buri munsi. Haleluya. Uyu mwitozo rero twavugaga, biriya bushobozi bwose aho tugenda tubukura, ni umwitozo wo kugwiza ijambo ry'Imana muri njye. Rirangwiriramo riti, turavuga akantu gatoya koroheje, hanyuma dukomeze twitoze kugashyira mu bikorwa buri munsi. Uyu mwitozo, haleluya, ni ukugwiza ijambo ry'Imana muri njye. Ese rirangwiramo gute? Ese ubundi ndabikeneye ko ringwiriramo? Yego turabikeneye, kuko urebye ubushobozi bw'ijambo ry'Imana tukabwemera nk'uko Bibiliya ibuvuga, nta muntu utarigirira umwanya. Buri ibidutera kutarigirira umwanya no kutamenya ubushobozi bwaryo. Ni nk'umuntu nyine utarize namba bashobora guha umuti uvura ikintu, ariko akavuga ati reka busa aka kanini kamwe. Bajya bavuga nk'abantu bakuru bamaze gukecura, niba babahaye akantu k'akanini akavuga ati akani kambura ko banteye nk'ibintu by'ibishinge byinshi nibwo nakira. Kubera kutamenya ubushobozi bw'akariya kantu, kubera kutamenya ubushobozi bw'ijambo ry'Imana, biteye abera kutariha agaciro rikwiriye. Imana itugire neza. Amwe mu magambo atwereka ko turikeneye ni menshi, ariko reka mvugeho bikeya. N'uburyo rikwiriye kuba rifite agaciro mu mitima yacu. Zaburi 119:11 muri Bibiliya yera, 119:11 aravuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumura. Narishyizemo deep mu mutima wanjye, ritabye mu mutima wanjye, ririmo. Hanyuma kubera ko ririmo, rimzarira imbaraga zo kutagucumuraho. Nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye. Bibiliya ijambo ry'Imana yavuze ngo ibyo wavuze mbihoza ku mutima kugira ngo ntagucumuraho. Iyo ribaye ijambo ry'Imana, iyo ribaye trésor, iyo ribaye ubutunzi bukomeye, yanyoteye kuri bamizaza, wamwe tuzakunda kwa kurishakashaka, kwa kurikumbura, kwa kuribonera umwanya bizakunda, kuko ryabaye agaciro ku buzima bwanjye. Ngibyo wavuze mbihoza ku mutima kugira ngo ntagucumuraho. Izi Bibiliya z'icyongereza na New King James yakoresheje ngo your word I have hidden, bavuga hidden, basoma hidden, I have hidden in my heart. Narihishe, naricengeje, naribikiye mu mutima wanjye, that I might not sin against you. Iri jambo ryo guhidinga cyangwa to hidden, ngo muri originalite yaryo mu gihe burayo ngo havugaga to treasure, mbese ryambereye iry'agaciro kenshi. Haleluya. To treasure, to regard as a highly valued. Muri make kubikira ijambo mu mutima si ukurifata mu mutwe, kuko hari abantu barifashe mu mutwe ariko ritabaye iry'agaciro muri bo. Ni ikintu nyine kiri aho, just
ariko ni ukurifatana agaciro k'igitangaza. Ibintu by'agaciro nta muntu ukwibutsa kubishyiraho amaso. Iyo wabitse amafaranga ubu ngubu turagenda tuba cashless, abantu ntibakigira amafaranga cyane, biragenda bicika, bizagera binacika burundu. Ariko iyo uzwari nk'amafaranga washyize ahantu muri tiruwari, nyuma y'igihe utazi unagaho akajisho ngo ese rya dolari nabitse hariya, ese ya note ya bitanu iracyariho. Kubera iki? Rifite agaciro. Amazahabu twambara ntabwo ugenda ngo ukarabire kuri lavabo mu mujyi ahantu mu iduka ngo uyasigaho. Umutima wawe uri uyu munsi telefone zifite agaciro. Tujya guhaguruka tukajya kureba, ntabwo yibagirwa, mu maboko yawe wumva hari ikintu kibuze. Ijambo ryawe ryabaye iry'agaciro mu mutima wanjye. Turasaba umwuka w'Imana muri aya magambo ngo byongere bibe bishya. Ijambo ry'Imana ribe iry'agaciro mu buzima bwawe. Niribe iry'agaciro ntuzariburira umwanya, ntuzariburira uburyo, ntibishoboka. Ubu ibintu bifite agaciro mu buzima bwacu, kimwe muri byo ni amafaranga. Urwaye umutwe ujya ku kazi, weekend utararuhutse ujya ku kazi, usize umwana atarembye cyane ujya ku kazi. Niyo wikorera urabyuka ukajya muri business, kereka ubwenge bwaragize ikibazo, ariko ubwenge budafite ikibazo ujya gushaka amafaranga kuko ari ay'agaciro. Impamvu ijambo ry'Imana turifitiye umwanya, turasaba Imana itugirire imbabazi. Ribe iry'agaciro mu mitima yacu. Ni ribe iry'agaciro mu mitima yacu, tuzarigirira umwanya, tuzarijyamo na attention yacu yose, tutari divisi, tutari divided, ibitekerezo biri hari ibindi bihari, tuzarijyamo. Mwami Imana utugirire imbabazi, twebwe abifuza gukurira mu gakiza. Ijambo ryawe turihe value rikwiriye mu buzima bwacu. Ntuzigera urimenya ritagize agaciro, ntirizigera rigwirira muri wowe, ntirizigera riyobora ibyemezo byawe, ntirizigera rizana impinduka mu buzima bwawe bwose. Uzaryemerera aho ushaka, ariko ahandi ukeneye gukosorwa n'Imana, kwigishwa n'Imana, ntutume rigerayo. Imana itugirire imbabazi. Kubera iki? Kuko ijambo ry'Imana ni igikoresho gihetse umwuka w'Imana, ni igikoresho Imana ikoresha rikeza rigatunganya ubuzima bw'abizera. Imana ishimwe cyane. Yesu yaravuze muri Yohana 6:63 muri Bibiliya, ijambo ry'Imana avuga ngo umwuka niwe utanga ubugingo, umuntu ubuntu ntacyo amara. Amagambo nababwiye niyo abazanira mwuka n'ubugingo. Muri make amagambo y'Imana ahetse Imana, ahetse umwuka w'Imana, ahetse ubuzima bw'Imana. Iyo yaje ntago aza yonyine, aza abuzanye ku mutima wakingukiye ijambo ry'Imana. Umuntu ubuntu ntacyo amaze. Birababaje kuko hari abantu bakunda twebwe bavuga ubutumwa kuruta uko bakunda ijambo ry'Imana. Bibiliya irakubwiye ngo umuntu ubuntu ntacyo amaze. Umuntu ubuntu ntacyo amaze. Muri iki gihe cy'iterambere, aho abantu badafite umwanya cyangwa batabihaye agaciro kumva ijambo ry'Imana, bagiye badukatira utuvideo duto duto. Hari igihe hasohoka akavideo k'urwenya, k'urugero rushekeje umuntu yatanze, katari mu byanditswe. Urugero utaza akavuga ngo umugabo ngo harya ngo iki, ngo ufite ikote gusa, ngo udafite, ngo mbyibuke ibintu nk'ibyo. Ako kavideo akaba ariko bakata. Umuntu akakubwira ati ni ukuri nkurikira ijambo ry'Imana, wumva wajya uvuga ndarikurikira, wajya kumva kurikira ko kantu. Ako niko kantu yafashe mu mutwe. Utuntu turaho tudahetse ijambo ry'Imana, Bibiliya iravuga ngo umuntu ubuntu ntacyo amaze. Kuba wakwicarana nanjye tukajya inama bifite umumaro muke kuruta gutega amatwi igihe ndimo nigisha ijambo ry'Imana. Inama zanjye zisanzwe zifite umumaro muke kuruta umwanya uha ijambo ry'Imana ukarimaramo umwanya. Ariko kubera ritabaye iry'agaciro muri twebwe, umuntu yumva yakwicarana n'umuntu akumva nibyo bifite akamaro, akumva kurambikaho ibiganza, akumva kwicarana nawe tukagira ibifite akamaro bizana icyo bihindura. Ni ijambo ry'Imana. Ngo umuntu nta kintu amaze. Imana itugirire imbabazi, iduhe kuriha agaciro rikwiriye, itugirire ubwo buntu. Ubisengere, nanjye ndabisaba ngo byiyongere muri nge, turigirire inyota, ribe iry'agaciro muri twe. Imana ishimwe cyane. Niba iry'agaciro tuzaribonera umwanya, tuzaryiga, tuzaricengera. Haleluya. Wibuke ngo rihetse umwuka w'Imana, rihetse ubuzima bw'Imana, rihetse kweza abarihaye umwanya n'abarihaye umutima.
mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso igice cya 5 dukunda kubakoresha tuvuga abagore n'abagabo, ariko reka tushimangira kuva kuri 25 kugeza kuri 27 muri Bibiliya yera haravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akariyitangira, ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye. Mwumvise itorero ikiryeza, ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye. Mana ishimwe cyane. Uno murongo 26 muri Bibiliya ijambo ry'Imana ngo kwari kugira ngo awiyegurire. Urabizi itorero baryita umuryango w'Imana. Ngo kwari kugira ngo awiyegurire, yiyegurire umuryango w'Imana, aweze awuhagije amazi akoresheje ijambo rye. Nukuvuga ngo ijambo ry'Imana arimo araridutunganyisha ngo azatwishyire tutagira ikizinga n'inenge, hanyuma ntirigire umwanya muri wowe. None turezwa n'iki? Turatunganywa n'iki? Wa muntu wa kera turamukuraho gute? Turambara umushyashya wagenewe ibyo gukiranuka gute? Turabikura hejuru y'Imana. Ntagaruka wananiranye, ntagaruka ingeso zakwihereranye, ntagaruka umujinya guhingukana, ntagaruka amakuba kubasha n'ibyago, ahubwo umuntu wawe kimweza n'igice ntabwo kimuha bihagije. Umuntu wese yakwezwa, yagenda arushaho gusa n'ishusho yamuremye, yagenda agwiza imbaraga, yagenda agirira Imana inyota. Imana ishimwe cyane. Ngo kwari kugira ngo awiyegurire umuryango w'Imana, aweze awuhagije amazi akoresheje ijambo rye. 27 muri Bibiliya yera aryishyire, ryo n'itorero rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa iki kintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe ryera ridafite inenge. Haleluya. Ibi ubuzima turabushaka, nukuri abakurikira ijambo ry'Imana ubuzima turabushaka, ariko ntitubusingire, ntitubugeremo, nyamara ibitweza twarabihawe. Haleluya. Yesu arimo araryogesha ijambo rye, atunganyiriza itorero ngo azaryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari. Ese ujya wibonaho ibizinga? Ese ujya wibonaho iminkanyari? Ese ujya wibonaho ibintu by'inenge? Hari inenge ujya kubona ukabona hahingutse ikintu rwose kidasa na Yesu muri wowe, kumva kirakuganje, kumva ntukunze abantu b'Imana, kumva ntukunze abantu bari iruhande rwawe, kumva agashiha karagutanze imbere, ukumva irari ry'iby'isi rirakuzuye, ukumva ayi inenge zikatwuzura. Ariko ijambo rye nirigira agaciro muri twe, tuzagenda dutunganywa byatubashaga n'ibitubashe. Imishiha ikadushiramo, amahane akadushiramo, urukundo rwo kujagarara n'iby'isi rukadushiramo, irari ry'ibintu kumva riragenda, ibintu biragenda byari biguhagazemo, mvaga nutabigeraho uzapfa ngira ngo uzaturika, ariko bikagenda bihinduka ibintu bisanzwe, nta byacitse, nta byashyushye, utumbiriye kimwe, wifuza kimwe, kumenya iby'Umwami ashima, utumbiriye ubukwe bw'umwana w'intama, nibwo bukuraje inshinga n'iby'urota. Ukawera dushoboze. Zaburi 37 mbaraje aho ngaho, kandi ndumva ntari bubicemo, kandi bigiye kurangira ni mwihangane. Zaburi 37 bigamije ikisi? Kudushyiramo inyota yo mwitozo kubwiza ijambo ry'Imana muri twe. Zaburi 37 31 ngo akanwa k'umukiranutsi kavuga iby'ubwenge, n'ururimi rwe ruvuga ibyo gukiranuka. Amategeko y'Imana ye ari mu mutima we, nta ntambwe ze zizanyerera. Niki kimubuza kunyerera? Ni amategeko y'Imana yari mu mutima we. Ijambo ry'Imana riri mu mutima, ntago riri kuri stati gusa, ntago riri ku munwa ngo ryemeza abantu, riri mu mutima we. Intambwe ze ntizizanyerera. Ajya kunyerera rikaza, ajya kubivamo no kurambara rikabyuka, ajya gucogora kibuka imbabazi z'Imana n'ineza y'Imana n'urukundo rwe rirahari rimwibutsa. Haleluya. Amategeko y'Imana ari mu mutima we, nta ntambwe ze zizanyerera. Mana ishimwe cyane. Nibutse gatoya kuri ririya jambo rivuga ngo nabiki ijambo rya mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Muri make byakaducumuje biba biraho, ariko wakwibuka iki jambo rivuga akaba ari ryo rikuyobora ntuyicumureho. Muri make rigenga ibyemezo byawe, ntago ari kurifata mu mutwe, ntago ari kuryandika, ahubwo ryaraje rigenga decision zanjye, rigiraho ringanisha naho ritanganisha. Ni nka rya rindi tuvuga ngo nitabaza ry'ibirenge byanjye, riramurikiraho njya naho ntajya, ibyo njyamo nibyo ntajyamo, ibyo nifuza nibyo ntifuza. Imana ishimwe cyane.
amategeko y'Imana ye ari mu mutima we. Akanwa k'umukiranutsi kavuga iby'ubwenge, n'ururimi rwe ruvuga ibyo gukiranuka. Kubera iki? Afite ibindi bitagaragara bibikiye mu mutima we bimutere ko ururimi rwe ruvuga ibyo gukiranuka, bimutera ko akanwa ke katavuga iby'ubupfapfa, ariko aho bituruka, aho bibitse ni ijambo yabitse mu mutima we, hanyuma bikanamurinda no kunyereranyerera. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Data rero yategetse abamushaka bose, abifuza gusa nawe, abifuza gukurira muri we, yabategetse abigambiriye kuva mu isezerano rya kera kugeza muri shya, ko abamukurikira bose baguma mu ijambo rye byuzuye atari agace. Mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri igice cya 11 umurongo wa 18 kugeza kuri 20, nongere mwibutse nanjye nibwira, data yategetse abamushaka bose n'abamukurikira bose kuguma mu ijambo rye mu buryo bwuzuye kandi abiki gihe inshuti z'Imana nta nzitwazo dufite. Mana yanjye, uzi ibyongereza, uzi ibifaransa, uzi ibiswahili, uzi gusoma no kwandika, dufite Bible zivuga, dufite Mana yanjye, ntabwo twikoreye imizingo y'ibitabo ingana gutya, dufite uburyo bwose bwatuma ijambo ry'Imana rigwira muri twebwe. Nta kintu na kimwe tudafite mu gihe cyacu. Wakwigira ku mwigisha mwiza wo muri Amerika ntawe muzamenyanira, wakwigira ku mwigisha mwiza uri mu Rwanda, wakwigira ahantu hose, warijyamo wowe wenyine umwuka wera akakwigishiriza ibitaravana n'undi muntu. Dufite ibintu byose mu gihe cyacu byatuma ijambo ry'Imana rigwirira muri twe. Nawe se ahantu ushobora kuryumva wibereye no mu yindi mirimo, ariko wumva ibikurukuru byaba kanaka ntabwo mvuze, bya biganiro by'aba bagabo n'aba bagore bitagira umumaro, by'ibintu ngo muri Kigali ngo habaye iki, ngo kanaka ngo yagize gutya, ngo bamufatanye n'umugabo undi bamufatanye. Then what? Isaha amasaha biragashira wumva inkuru z'umuntu mbi nazo. Uri umukristo, utari umukristo nta kibazo, uri umukristo. Ariko social media yo mu Rwanda yo Mana ituzure, yo ni igitangaza. Niba ariko tuvuga ururimi rumwe. Nigeze gusura umuvandimwe ahantu muri Kenya, sanga arandusha amakuru y'i Kigali yose yo amaye rero. Ati bini batikanaka, ase wo mubwo ni iki, ntabwo aza mu Rwanda kenshi umuntu. Ati dosi ngibi yamaye rero. Hanyuma mu Kristo umuntu udakijijwe menya amakuru yose pe, ariko wewe wakijijwe ijambo ry'Imana nta n'umutonyanga uri mu mutima wawe, nanjye w'umwigisha ntaryo nzi, teka umutima wanjye uranshinja nkumva ndababaye, ngiye gukotinga icyanditswe nkakiyoberwa, nkakivanga cyahariya n'icyahe, tukagira n'umwanya wo kumva ibyo. Ijambo ritagwiriye muri twe tuzakizwa n'iki, tuzezwa n'iki, tuzatunganywa n'iki, tuzakura hehe imbaraga zihangana n'imiyaga, tuzakura hehe kumenya ko iki kintu ari ubuyobe, ko iki ngiki ari cy'ukuri, tuzabikura hehe ijambo ry'Imana ritagwiriye muri twe. Ijambo ry'Imana rihagije, maze kubyumva n'ubuhamya bw'abatoya, maze kubyumva n'ubuhamya bw'abantu batahuye n'abigisha benshi, ariko bafashe ijambo ry'Imana bakamara igihe ari abanyeshuri batoya bakaryisomera bonyine, yahura n'ingisho y'ubuyobe n'iy'ibinyoma akayimenya atarabyumva n'undi muntu, kubera ko yafashe umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana, akamenya ko iki kintu ari ubuyobe kandi arimo akibwirwa n'umuntu yemera. Ariko ijambo ryamubereye fondasiyo, niho apimira n'ibyo rutasi ibyo yavuze ari iby'ukuri, ntabwo amupimira ko amufana, arabipimira ku cyanditswe cyagiye mu mutima, avuga ati utanse ndamufana ariko hano yayobye. Reka ngabanya amahane. Gutegeka kwa kabiri 11 umurongo wa 18 kugeza kuri 20. Ngo nuko mubika ayo magambo yanjye. Rene mukuvuga ngo Imana yasabye abayikurikira, abayishaka, ababana nayo yabasabye kuguma mu ijambo ryayo mu buryo bwuzuye, badasondetse, badacishije hejuru, kandi mu bigihe cyose kuva mu isezerano rya kera kugeza aho turi uyu munsi, aho Yesu yavuga ati amagambo yanjye ni umwuka kandi ni ubugingo, ibyo mbabwira bihetse ubuzima, umuntu ntacyo amaze. Ngo nuko mubika ayo magambo yanjye mu mitima yanyu. Tegeka kwa 11:18 kugeza ku 20. Nuko mubika ayo magambo yanjye mu mitima yanyu. Muyabike he? Mu mitima yanyu. Pana muri stati ni keza, mundi wagombye kudushyiraho agastati kagufashije, kakwigishije. Hari igihe umashyira stati y'ijambo ry'Imana atagiye no gusoma, yiteruye ahandi nawe ikubiseho, nasomye na
nuko mubika ayo magambo yanjye mu mitima yanyu, muyabike mu mitima yanyu no mu bugingo bwanyu, muyahambire ku maboko yanyu ababera ikimenyetso, muyashyire mu mpanga zanyu hagati y'amaso yanyu. Mujye muyigisha abana banyu, mujye muyavuga mwicaye mu mazu yanyu, nuko mugenda mu nzira, nuko muryamye, nuko mubyutse. Mana ishimwe. Kandi muzayandike ku nkomanizo z'amazu yanyu no ku byugarira byanyu. Nuko mubika ayo magambo yanjye mu mitima yanyu, mu bugingo bwanyu, agenda yinjire muri soro yawe hajagajaga amaremo ibitagira umumaro, muyahambire ku maboko yanyu ababera ikimenyetso, muyashyire mu mpanga zanyu hagati y'amaso yanyu. Mujye muyigisha abana banyu. Mani bababarira abantu bafite abana bakaba batabigisha ijambo ry'Imana kandi barakijijwe. Mujye muyigisha abana banyu, mujye muyavuga mwicaye mu mazu yanyu, nuko mugenda mu nzira, nuko muryamye, nuko mubyutse, mu gitondo na nimugoroba, mwicaye mugenda ahantu hose. Ngo kandi muzayandike no ku nkomanizo z'amazu yanyu no ku byugarira byanyu. Wagira ngo iki cyanditswe muri kino gihe cyacu, kuko wapostinga ijambo ry'Imana mu nzu yawe, kuri computer yawe, kuri firigo yawe, mu gikoni cyawe, simbizi ahantu hose wahoza amaso warishyira. Tuzabigarukaho. Iyi mirongo mu by'ukuri iratwereka uburyo bwinshi bwo kugeza ijambo ry'Imana mu mitima yacu rikagwiriramo. Akambere rero tugiye gukora uwo mwitozo ni ukurisoma byonyine. Genda uhere kuri icyo, tuzakomeza n'ibindi. Gusoma ijambo ry'Imana, intambwe ya mbere yo gutuma ijambo ry'Imana rigwirira muri njye. Si ukuvuga ngo ntaryo nzi, si ukuvuga ngo ese ngo bizagenda bite. Genda nyine urisome. Turashaka ko rigwirira muri twe, nitugende turisome. Aka gatambwe ka mbere ko gutuma uyu mwitozo uyu nguyu kugira ngo ijambo ry'Imana rigwirire muri twe, erega ni nabyo bizadushoboza na wa mwitozo wa mbere. Rero uzamenye, uzabwirwa n'iki ko wubatse kuri fondasiyo nzima utazi ijambo ry'Imana ribivuga byo wizera. Genda usome ijambo ry'Imana. Intambwe ya mbere ni ukurisoma. Iyo turisomye tuhamenyera Imana n'imigambi yayo. Buri mukristo wifuza gukura no gukomerera mu byo yizeye agomba kugira uburyo buhojejeho. Ndavuze ngo buhojejeho. Abakristo bose bajya basoma ijambo ry'Imana, ariko ibidukwiriye twebwe abifuza gukurira mu gakiza no kugira uburyo buhojejeho. Wibuka aka kajambo buhojejeho bwo gusoma ijambo ry'Imana. Ushobora kugira inkomyi, hari ibintu bishobora disturbinga bikakuderanja, ukaba utarisomye nk'uko bakurisoma, ariko iyo washyizeho izo ngamba ubu umuntu ugaruka ubasha kugarukayo. Ariko iyo nta ngamba, nta gahunda, nta kintu, uragenda ukakubita amezi n'ibyumweru ukarisoma rimwe na rimwe uriguyeho. Genda urisome. Umuntu aribaza ngo si ijambo ry'Imana baribwirwa n'iki, rigwirira muri bo gute? Abantu batangirira kurisoma. Buri mukristo wifuza gukura no gukomera mu byo yizera agomba kugira uburyo buhojeje bwo gusoma ijambo ry'Imana. Uze gusoma Timoteyo wa 2:3-16 atubwira umumaro waryo. Abaheburayo 4:12 ariko reka aho masome. Abaheburayo 4:12, ijambo ry'Imana ni rizima kandi rifite imbaraga, rirusha gutyara inkota zose zifite ubugi impande zombi, ricengera mu muntu rikagera mu mahuriro y'ubuzima n'umwuka no kuyingingo n'umusokoro, kandi rigatahura ibyo umutima utekereza n'ibyo ugamije. Ijambo ry'Imana ni rizima, rirusha gutyara mu gihombi, riragenda rigatandukanya ubugingo n'umwuka. Muri make hari igihe tuba turi abakristo ariko bayobowe n'ibiri mu bugingo, n'ibiri muri soul yacu. Tugasenga tuyobowe n'ibikomere, tugakunda tuyobowe n'ibikomere, ibintu biri muri soul akaba ari byo bisa nk'ibituyobora. Ijambo ry'Imana rero ngo riratyaye amugihombi, ribasha gutandukanya ibyo bintu, ubugingo n'umwuka. Riracengera ngo rikagera, ibibire ijambo ry'Imana bivuze ngo riracengera rikagera mu mahuriro y'inzira. Uzi ko ijambo ry'Imana rimvura ibikomere, rikantandukanya n'imiruho n'imibabaro nagize kera, rikampindura umukristo uyoborwa n'umwuka w'Imana. Iyo ibyo bintu ijambo ry'Imana ritahageze, ubu umukristo ariko w'umunyabikomere, w'umunyamibabaro. Muri make ntiryacengeye ngo ritandukanye. Umuntu akaba yakora ikigo cy'imfubyi ariko gishingiye ku mibabaro, nawe mama yabaye imfubyi, nawe mama yaratawe n'ibindi, agasenga bitaratandukanijwe, akaba attached n'abantu bitewe n'imibabaro. Ashobora kwizirikana n'umuntu w'ikinyoma ariko bishingiye ku mibabaro, yaratawe cyane none nta kintu na kimwe ashaka kurekura, akagumana nanjye mbona ko ndi mu binyoma, ariko kuko ntiyariretse ngo ritandukanye ubugingo n'umwuka. Mana, icyama ibi bintu ukabyumva, Mana yanjye. Ijambo ry'Imana ni rizima
kandi rifite imbaraga, rirusha gutyara inkota zose zifite ubugi impande zombi. Muri make rifite imbaraga zo kuza zikabaga ubunyamirambo muri Hortense, ubumazimpaka n'ibindi byose. Ibyo nakiriye bikomoka iwacu mu kutamenya Imana, ibyo nishakashakiye mu myaka yo kurorongotana y'ibyaha, ibyo nararikiraga n'ibyo nakundaga, ambisiyo zanjye zidakomoka ku Mana, ibintu nashishikariye bitari byo bikaza rikabibaga. Igituma umuntu agomba kuba umukristo wa kamere, ntabwo ariko ijambo ngo akunda Imana ariko yuzuye kamere, yuzuye agaciro ke kari mu bintu, kari mu kwasa, kari mu ko yambaye, kari mu utuntu n'utundi, ugasanga umuntu aracyaba nk'uko yabagaho kera. Ubu twagiraga ibirori byo kwemeza abantu, ibyo ukabishishikarira, ugaharanira ko mu birori byawe hazaba harimo abantu bakomeye, abantu bakomeye bazaba bahari, ameza y'abantu b'abakire, mbese wamara no gukizwa ukagwa umuryo. Imana y'imbabazi iguha inzara n'inyota, ijambo ry'Imana ribi ry'agaciro muri wowe, utandukanywe n'ibitagira umumaro. Nawe se koko warakijijwe? Umwana w'Imana yagiye ku musaraba ku bwawe, amena amaraso ngo utazarimbuka. Koko gukomera kawe n'agaciro kawe bikaba mu mataye, bikaba mu musatsi. Sinkubwira ngo yogosheshe, ariko ndakubwira ngo ibyo bintu ni gute byagumana agaciro, ni gute byakomeza bikaba binini muri wowe. Ni gute naharanira gutumira abantu bakomeye mu kirori cyanjye kugira ngo nkomere kandi ndi umwana w'Imana. Nakomejwe n'amaraso y'uwanguze, nakomejwe nuko ndi umwana w'Imana. Ni ukuri inshuti zanjye, Imana nibishimirwe, izikomeye Imana nishimwe, nizoroheje Imana nishimwe, ariko ni gute nakomeza guharanira ibyo naharaniraga kera? Aha tuzanira kutanyurwa, aha tuzana imvune z'ubukristo, ntituryoherwe n'ubukristo, ntituryoherwe n'ibyo hanze, tukaba hagati na hagati. Ngo ariko ijambo ry'Imana ni rizima, ngo riracyaye kuruta inkota yo mu gihe, riraza rigatandukanya ubugingo n'umwuka, rigatunganya Hortense, rikamuboneza buri munsi, rikaza rigakebaho ibitagira umumaro. Aho ngaho rero tugakorera Imana neza, urugendo rw'agakiza rukagenda ruryoha. Iyo ibi bitabaye, umuntu ashobora gukora ibikorwa byiza byitwa iby'Imana, ariko abikoreye mu bugingo, ahantu mu marangamutima, adasunitswe no kunezeza Imana, adasunitswe n'icyo Imana ishaka. Kandi bitera imvune kuko umusaruro wabyo tuba tuwushaka mu bantu, no muri achievement zabaye ziri budutere kwemerwa n'abantu. Reka dusenge Imana. Imana iguha umugisha, urakoze gufata uyu mwanya ukantega amatwi. Turifuza ko Imana yaduha inyota yo kuba abantu bifuza gukurira mu gakiza, abantu bifuza gukurira mu gakiza, abantu bashishikajwe no kumenya iby'Imana ishima, bagira uko babaho kandi babihuriraho, bahora bacekinga. Bishobora kudakurikirana nk'uko turimo tubikurikiranya, ariko bahora bacekinga ko ibyo bizeye byubatse ku rufatiro ruzima. Abamaze kugira ibyiringiro by'agakiza kabo, barabizi ko bakijijwe. Ibipimo byabo by'agakiza ntabwo ari uko babwiwe ngo uyu munsi wakijijwe, ngo itariki uyifate mu mutwe. Bipimiye ku ijambo ry'Imana rivuga. Agakiza ushobora kukakira utazi byinshi mu ijambo ry'Imana, ugatsindwa ukamenya ko uri umunyabyaha, ukakira imbabazi z'Imana, Yesu akima. Ariko noneho umaze gutangira urugendo, ijambo ry'Imana ugenda urimenya. Ni byiza kumenya niba warakiriye kwizera kuzima, gusunikira umuntu kwihana. Kwa kwizera kubyara agahinda katicuzwa, kwa kwizera kubyara kubabazwa no kubabaza Imana, kwa kwizera gusunikira umuntu kwihana, kwa kwizera kubyara kwifuza gutunganira Imana, nk'uko muri Tito hatwandikiye. Bwa buntu bw'Imana bumaze kuboneka, buhesha abantu bose agakiza. Ese ubwo buntu narabwakiye, buzana impinduka muri njyewe, ntangira guhurwa kubabaza Imana, ntangira guhurwa irari ry'iby'isi. Ese ubwo buntu bwarakomeje bumbyaramo ibyiringiro byo kuzaboneka k'umwami wanjye, cyangwa ibyo mbonera mu gakiza byose bikarangirira inaha? Abantu benshi ntibafite ubwuzu bwo kuzaboneka k'umukiza, kubera ko bigishwe bitari byo, ijambo ry'Imana batarifata ku mwuzuro waryo. Nta byiringiro byo kuzaboneka k'umukiza, ntabwo ubwo bwuzu babufite. Icyo gishyika n'iryo shyaka ryo kwifuza kuzabona umukiza ntabwo biri mu bibashishikaje.
kandi umuntu abinyago atabizi, akumva ashishikajwe n'ibyahano gusa. Ibyahano n'ibikoresho ni byiza ariko ntibigereranywa. Ibyo tumaze kuvugaho rero mu magambo menshi twavuze byari kugira ngo biduhe iyo nyota. Icyambere kwa urancekinga urufatiro nubatseho ibyo nizera. Ese ibice byose bigize ubuzima bwanjye byubatse ku rufatiro rw'ijambo ry'Imana, niryo rinyobora, niryo ngenzuza ubuzima bwanjye. Ndigenzuza uko nkunda abantu, ndigenzuza uko mbana na fiancé ndigenzuza uko nubaha umugabo wanjye, ndigenzuza uko nkunda umugore wanjye, ndigenzuza uko ndera abana, ndigenzuza uko mbana na boss mu kazi, ndigenzuza ubucuruzi bwanjye. Ndemera rigacengera ibice byose bigize ubuzima bwanjye. Ibyo ni byo twavuze ubushize. Undi mwitozo w'uyu munsi no kugira ijambo ry'Imana rigwiriye muri twe, kandi ntiwarigira ritabanje kuba trésor ngo ribe ubutunzi. Urihishe mu mutima wawe, urishakashaka, uririnde, uryifuze kuko ari iry'agaciro muri wowe. Data, tuvuze byinshi ariko dukuriyemo iby'ingenzi.